Yeah. Wumva ukuntu ngo byatangiye. N'amagambo dutangiye bari kutubwira. Ibi ni byari byanditse mu kirego cyangwa se ni statement yatanzwe na RIHANNA kuri polisi ukuntu byagenze wa munsi Chris Brown ngo barwana akamukubita. Wumva amagambo ukuntu byagenze ngo yafashe umutwe wanjye awushyira ku kirahure. Uwo ni RIHANNA ari kuvuga ukuntu Chris Brown yamugenje awushyira ku kirahure cy'imodoka. Barwaniye imodoka. Noneho mpindukiye ngo ndebe Chris Brown ankubita igipfunsi ijisho ry'ibumoso umunwa wa RIHANNA uhita wuzura amaraso. RIHANNA arangije nayo icyo yakoze ni iki? Mu gihe ari kwirwanaho ngo Chris Brown arangije amura umugutwi. Umukobwa agerageza kuba yahamagara ubufasha. Noneho Chris Brown avuga ati ikintu ukoze none icy'ubugoryi cyane ngiye kukwica. Biragoye cyane. Nyuma yo kumva ibintu nk'ibi umukobwa yabanye nabyo. Wumva RIHANNA nta muntu wigeze wumva ibyo niyumvishe mu munsi. Byambayeho imbere y'isi yose ni igisebo narasebye bihambaye. Narababaye nabuze inshuti yanjye magara. Inshuti none RIHANNA urumva ikintu cyane muhoje cyane. Ati muri iyo ntambara yabaye muri ibyo bibazo byose naburiyemo inshuti yanjye magara ariyo Chris Brown. Yari umukunzi ariko ari n'inshuti ye magara. Ati inshuti yanjye magara nari inyihombye. Ibintu byose nari muzo n'ukuntu nari inzi umuntu twakundanaga ibintu byose byese bihinduka ku kanya. Ni RIHANNA ibintu byose byahise biba nk'imikino nyine mbona birandenze. Star Magazine yaravuze ngo ati uriya muhungu ntago yaba yamukubise gusa bitunguranye. Cyo ni ikinyamakuru cyabyanditse uwo munsi muri 2009. Ati uriya mukobwa nawe hari ikintu yakoze cyatumye bamukubita. Bavuga RIHANNA. Urumva icyo kinyamakuru ukuntu cyari gitangiye gusa nk'ikivugira umunyamakosa kigashyira amakosa kuri RIHANNA. RIHANNA yahuye n'ikibazo gikomeye uwo munsi ubwo yakubitwaga na Chris Brown. Ibibazo byinshi n'uhari abantu benshi batangiye kumusonga ariwe bashyira amakosa umuntu ntago yabyuka ngo gukubite. Ubwo nawe nturishyashye batangira kumushima mu nkovu. Ari abantu bakomeje kwandika kuri MTV News ntago Chris Brown yakubita umuntu gutyo wandi. Uriya mukobwa ari ikintu yakoze cyari ikintu kibi yamubwiye. Ntago Chris Brown yabyutse ngo asamukubite gusa. Ikintu cyabaje ni abantu bakomeje kurengera Chris Brown bamuvuganira bavuga ati Chris Brown nyamara mubanze muri impamvu yamukubise ariko buriya twe twizera ko nta kintu cyanyacyo cyatuma ufata umukobwa ngo mukubite kuriya. Chris Brown yakubise nk'uwica inzoka. Abantu benshi ikintu kiri kwabaza ngo bano bamama bakavuga bati ni gute abantu benshi bahise bajya ku ruhande rwa Chris Brown bagatangira ngo RIHANNA yenderanije buriya nawe yakoze amakosa batangira kumuvugira. Ngira ngo icyo gihe Eminem nawe yasohora indirimbo ari kuvugira Chris Brown avuga ati ngende no ku ruhande rwa Chris Brown nanjye yumva ndiwe nari gukubita ninja. Ibyo nabyo biteza ikibazo gikomeye kandi aba ari umuntu ufite influence nini cyane. Uriya mukobwa yari yahohotewe cyane. No gufata ibintu ukahita ubihindura mugatangira kumuseka mukamugira nk'ari we munyamakosa. Uyu mukobwa yari yavuze mbere. Icyo gihe ibintu byari byanshanze. Numvaga nyine yankubise numva ari umugome ariko nkumva ndacyayiziritse ku rukundo nari mufitiye. Nkumva ndetse nkwiye kuguma hafi ya Chris Brown nkamufasha nubwo yari yankubise. RIHANNA nibwo naje kubona ko kwikunda kwanjye kubw'urukundo sasa RIHANNA yakoze ikindi kintu. Chris Brown amaze gukubita RIHANNA yanasubiranye na Chris Brown basa nkaho benda gusubirana nanone. RIHANNA ari na tayari kumubabarira ngo bakomeze bakundane batangiye no gukundana ariko ngo ikibazo cyaje kubamo ni kimwe. Abafana bamushyizeho igitutu gihambaye cyane ati ntabwo ukwiye kuba uri kumwe n'iyo nyamaswa. None akavugana ati naravuze ni kuko ninkomeza nkakundana Chris Brown yarankubise gutya bishobora kuzatuma abana b'abakobwa bakiri bato bamfana cyangwa se bankunda bazajya bakubitwa n'abasheri babo bikarangira badatandukanye n'abasheri babo kubera ko bavuga ati nanjye none se RIHANNA ko nawe mukubita akagumana n'umugabo natwe reka abasheri bacu badukubita turusha iki se RIHANNA. Atukazasanga hari abana babipfiriyemo bari abafana banjye kubera nabahaye urugero rubi rwo gukubitwa n'umugabo ntanagumizanya nawe tugakunda. Ibyo rero RIHANNA yatandukanye na Chris Brown kugira ngo akumire ibyo bibazo by'abantu bamufatire icyitegererezo. We ku giti cyumvaga yasubirana Chris Brown byari byanabaye yumvaga kimukunze cyane. Ibyo ariko twibwirira hano ati cyo Chris Brown yakoze we yaragiye mu rukiko nta kintu na kimwe yahakanye yaravuze ati bya byose ndabyemera. Bamukatiye imyaka 5 isubitse ndetse bamuha bamukubita n'iminsi 180 yo gukora imirimo nsimbura gifungo. RIHANNA bahise bamubwira ati rero tugushyira restraining order ntaga ahantu uri Chris Brown yemere kongera kuhegera. Niko munsi byagenda gwera icyo gihe RIHANNA na Chris Brown ntago bongeye kuvugana cyangwa guhura kuko urumva itegeko rivuga ati bahuye bamuhana
ntabwo ugomba kumugendera kure. Chris Brown kubera atarakibasha nyine kubera iryo tegeko bari basuye atarakibasha guhura na Rihanna yese atangira gutereta ngo umukobwa bita Rachel Tran. Rihanna nawe icyo gihe nibwo yatangiye guteretana na Drake batangira gukundana. Ariko nanone mu kwa kabiri 2011 ubwo ry'iya restraining order cya cyemezo kivuga ati Chris Brown ari Rihanna ntabwo mwongeye guhurira ahantu hamwe cyangwa se Chris Brown ntabwo yemerewe kugira ahantu Chris Brown ari ahantu ahariho hose. Ati icyo gihe Chris Brown iryo tegeko ubwo ryari maze kurangira yongeye kuba yabasha guhura na Rihanna hari yashize ubwo imyaka igera muri 2 badahura bongeye kuvugana baba inshuti bivugwa ko bongeye bakanateretana. Icyo gihe turaza kubigarukaho mu kanya gato. Icyo gihe barongeye barabona baranakunda n'abajyana no kuri imikino y'amabasket mwagiye mubibona abantu ikibazo cyane babona Rihanna ukuntu yari kwisanzura kuri Chris Brown babona biwagira ngo yibagiwe ko yamukubise. Nyuma yaho tuzi cyatumye baza kongera baratandukana. Ariko nanone Rihanna ikintu cyatumye nanone asa nk'ugenda yiyakira cyane yese atangira gukora cyane atangira gukina amafilime sohora imiziki myinshi cyane. Mu 2012 nibwo bongeye kubabonana bari kumwe. Dore ifoto ubona Rihanna aryamye rwose kuri Chris Brown wagira ngo nta kibazo afite n'umunyamahoro imbere ya Chris Brown. Icyo gihe nari mfite umujinya mbabaye narabyumvaga ati Chris Brown impamvu yakoze iriya kosa ryo kunkubita ku mutima wanjye nubwo nari nababaye ariko nanavugaga n'uriya musore nawe akeneye ubufasha. Buri muntu ukora ubugoma hanini iyo uri umuntu ureba kuno uvuga ati uyu muntu nawe akeneye ubufasha. Umuntu wemuka cyane kuri nawe hari igihe abakeneye ubufasha nawe aba ari ikibazo afite. Naravugaga ati se koko Chris Brown ni mwanga ninde uzamufasha kwa nkubise ngiye ese azakomeza abe kuriya ninde uzamufasha nkumva nasubira nkajya kumufasha. Abantu bamwita inyamaswa batari no kureba impamvu yankubise numvaga mwitayeho ngiwe. Kanze dukomeze uyu munsi tugiye kurebera hamwe rwa rugamba uko rwagenze ubwo Chris Brown yakubitaga Rihanna muhohotera. Ese Chris Brown wabivugaho iki yamukubitiye iki ubundi byatangiye biti? Tuzi ko ari couple yakundanye abantu bakagenda bakayifana kubera no gukunda ibintu bakora bombi babona ari n'agakupure keza gatwika. Ariko se Chris Brown yikubita ko rye akubita Rihanna we abivugaho iki? Kadukomeze twumva Chris Brown. Bano batubwira ati iyo mirwano yabaye ubundi Chris Brown ngajya kurwana Rihanna nibyo uri kutubwira hakuri no ngo byabereye muri Lamborghini. Iyo Lamborghini ngo yari muri quartier twa Hancock Park aho ni mirwano yabereye byose no byatangiriye. Icyo gihe Chris Brown ari Rihanna iryo joro bari bafite performance bagomba kujya kuririmba muri Grammy ibintu nk'ibyo ngibyo bafite stage bagomba kuza kujya kuririmba. Icyo gihe rero bari mu nzira bagenda bari muri Lamborghini ngo nibwo imirwano byose byatangiye. Byagenze gute? Reka twimvire nyirubwite Chris Brown ari kubitubwira uko byagenze. No kwanga ubundi umubano wanje na Rihanna wagombaga kubushingiye ku cyizere. Gusa none Rihanna naramubwiraga ati nanyizere ukabona ntaganyizera. Nibwo njye Rihanna mbonye kari kunshidikanya uko ari utumessage twari turi kuza muri telefone yanjye bwira Rihanna nifata telefone yanjye wirebere n'ukuri nta kibazo kirimo. Muhaye telefone arebye muri telefone abona message ivuga ati muri Grammy uze kwatwika mwana. Ni message bivuga ko yari yanditswe n'umukobwa wahoze ateretana na Chris Brown ariko bari baratandukanye. Chris Brown ngahaye telefone Rihanna abonamo message zivuga ati nugera muri Grammy uze kwatwika afite stage nyine uze kwatwika witware neza kuri stage ariko mu ex we yamwandikiye biraho numara kwatwika ibyo ngibyo Rihanna arabibona ntiyabyitaho cyane. Agiye kubona abona indi message nanone wa mukobwa iri kuvuga ngo nimuva muri iriya show tuze gurira muri club tunahatwike. Uri kumva ariko umukobwa yandikira Chris Brown bahuze bakunda. Rihanna barabibonye rero sasa ko Chris Brown wahoze ari shore kumwandikira ngo watwike kuri stage tuze gurira muri club after party hanashye. Umve Rihanna ndabubwira ni ibyo bintu ntabyo nzi ntaga ninjye mu bwenganye n'ikirizo message na gahunda mfitanye nawe. Rihanna aravuga turi kubeshya ubwo bari mu modoka atangira kuntera telefone aranyangarika mbwira arankubita. Ndabubwira ati genda kubwiza ukuri ndarahira ku Mana nukurekeraho kurwana agakobwa nyine ubwo kari kasaze kari kumukubita akamwegezayo nawe urabizi nyine umuntu wafushye wese. Umukobwa uko akomeje gukora ibyo nanjye ho kugira ngo basi ntekereze mvuge nti uyu mukobwa kuko reka cyo kumwumvisha ko ndi kumubwiza ukuri ko ntari kumuca inyuma. Ahubwo umutwe wanjye n'amaraso ashyushye mitarangira kuvuga atari kubundi ninje menyera gute reka mbe nge nyine reka mbe ngewe. Umukobwa akomeza nawe kugerageza kunkubita nanjye nangira kumukubita
mukubita igipfunsi iminwa ye mbona iracitse, yamukubise igipfunsi iminwa irasaduka. Mbibonye nanjye ndavuga nibi nibici nkose yise kubita RIHANNA igipfunsi. Wumve aravuga ati nanjye nageze ndavuga ni bundi gutari gukomeza amenyera nawe urabiza ari ubumva uri mukuri, ashiduka yamukubise igipfunsi. Maze kumukubita igipfunsi umunwa wo ucitseho ahita ncira amaraso yari afite mu kanwa yose mu isura. Nanjye ubwo nciriye amaraso mu isura nibwo nanjye ndi kugenda nsembura mpita nsara kurushaho nkomeza kumukubita. Ubwo baracyari mu modoka bari gutwara gake gake, kandi ubwo bagombaga kujya guperforminga muri Grammy. Ndamubwira ati ndi kukubwiza ukuri ku izina ry'Imana nta kibi nakoze. Fata telefone yanjye yijugunya hanze y'idirishya, arangije amfata mu bugabo afata intoryi. Uwo ni RIHANNA, mbega umukobwa. Uyu ni Chris Brown uri kutwibwira uko byagenze. Ati RIHANNA ikintu yahise akora ako tukomeje gusera kandi ndatwaye gake gake. Ati umukobwa nashidutse yamfashe mu ntoryi, hasi hari yaramufashe ku bugabo arakanda. Icyo nakoze nanjye ku kaboko ke nahise nkaruma nyina ku kari kamfashe mu bugabo, ariko ngerageza no kurwana n'imodoka ntwara gake gake. Yari intambara y'ubugoryi. Nanjye runo nkajya nyuze mu mutwe nkavuga n'ubundi ibi ni ibiki ndi gukora kweri. Babwije ukuri nanjye nabwigezeho ndabwira ati ibi ni ibiki turi gukora mu modoka. Mparika hakurya ahantu bita Hancock Park, aho ngaho niho nk'amayiro nk'ebyiri cyangwa eshatu ujyaho twari tugiye. Ngerageza kureba ko none ibintu twabikemura, mvuga ningi ibintu byo kurwana tubireke, sinshaka kubabaza sheri wanjye. Umve parika ku ruhande ndamubwira numva ndacyari kukubwiza ukuri. Arakomeza ararira, nanjye ariko ndahira mubwira ndakubwiza ukuri naguru ya mukobwa twe dufitanye gahunda, sinigeze nguca inyuma mbabarira unyumve. Ntabwo nzi ko umukobwa ari buze muri Grammy, narinzi ko ari buze no muri iyo club irubemo after party, ntabyo narinzi. RIHANNA yanga kunyizera, arambwira ngo uri kumbeshya. Arangije afata imfunguzo z'imodoka zikuramo, ambeshya nkaho azijugunye hanze y'imodoka mu idirishya. Ndabwira turakora ibiki? Nsoka mu modoka njya gushaka imfunguzo, akomeza nyereka ko anasakuza cyane ngo nibamutabare. Ndabwira tuyisakuza wikwiteza abantu biradushyira mu bibazo. Uko nakakomeje gushakira imfunguzo hanze y'imodoka, kumbe RIHANNA imfunguzo yari azicayeho mu modoka yambeshye. Ndabwira ati imikino turi gukina ntayituganisha. Ahita ambwira ati ngiye gutwara ibikapu byanjye, asura amasakoshi mu modoka, arangije afata na CD zanjye zari ziriho imiziki. Icyo gihe muri iyo myaka 2009 hari ukuntu nyine wabaga ufite uturirimbo utarasura kwita ugenda muri studio ukaturikodinga nyine uzaturangiza ukaba tubitse kuri CD. Icyo gihe yafashe izo CD zose arazishwanyaguza, araziscratchinga, zikubura ku buryo iyo miziki yose nayibuze ayo mahiti nari mfite kuri izo CD yarayabuze. Fata igikapu cye ndakimwambura. Muri icyo gihe cyose niko yari ari kugenda afirirana duserera, nanjye mukubita umutwe ku idirishya ry'imodoka. Nanjye na n'uyu munsi njya ndeba ayo mafoto yari RIHANNA yasohotse namwikubiti ukuntu yari yabaye. Nkavuga nuriya ntabwo ari njye pe, ntabwo naba ndi inyamaswa bigeze hariya. Chris Brown yakubise nk'uwica inzoka icyo gihe. Naragiye ndiyanga burundu, inzozi mbi zikajya zintera nanjye nkabura ibitotsi nkurikije ukuntu nakubise RIHANNA. Ndageze naho ntekereza kwiyahura, mvuga n'ibintu nakoze ntabwo bibaho. Chris Brown isi yose yaragira mwataka, biragenda bisubiza kariyeri ye y'umuziki inyuma. Amakonsere mu bihugu byinshi yajya kuririmba amahano yagakuye amafaranga bakamubwira ati ntabwo wakwinjira mu gihugu cyacu, uri umunyamabara nkuriya ya miryango ivugira igitsina gore n'iki. Aragenda araburizwa nyine bigicibwa. Ni nayo mpamvu akubwira ati byagezaho numva nanakwiyahura. Ariko kuri njyewe naravuze ni nimba koko nakoze amakosa nkariya nk'umugabo ngomba kwirengera ingaruka z'amakosa nakoze. Naravuze ni nanjye wijyanye kuri polisi umunsi ukurikiye, ndagenda nemera icyaha. Ntabwo nigeze nterana amagambo na RIHANNA wenda ngo mvuge ngo niwe wanshotoye ngo byagenze ukuntu ukuya. Naragiye nemera icyaha ndavuga ni amakosa nayakoze mu mpani. Ndavuga ni basi reka rwane n'iki kirego bankatira ibyo bankatira byose, ariko nirengera ingaruka z'amakosa yanjye. Ntabwo nigeze mvuga ni muri icyo kintu namukubitaga nawe hari ukuntu yarwanije akajya nkubitamo. Ibyo byose ntabyo navuze kuko nabonaga nanjye ndi umuntu mubi. Wumvishe icyo bita kuba umugabo, ukora ikosa ukagenda ukavuga ati ndaryemera ryose. Ibyo byose nagenda byemera.
icyo gihe naramukundaga pe, numvaga nshaka no kumurinda, numva ko nyine we adakwiye kuza mu tubazo nk'utwo ngutwo ngo yarwanye nawe ngo agaragare nabi kandi ntanamukubise. Ibyo sinabishakaga. Ni Chris Brown icyo gihe yaragiye yemera icyaha ndetse bituma banamugabanyiriza igihano. Reka twumve RIHANNA ikintu abivugaho. Ndagira ngo mve amagambo ya RIHANNA yivugira kuri no. Chris Brown rwari urukundo rwanjye rwa mbere, twari inshuti magara, twaranakundanaga bya nyabyo by'ubushuti, buri umwe yari yarasariye undi. Ni ibintu bidasanzwe kuba ufite umuntu mukundana kandi ari n'inshuti yawe magara, ndetse kandi nanone ngo bikaba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Twakundanye byihuse mu gihe gitonya, nanone uko twarushagaho kwinjira mu rukundo rwacu kubera ukuntu rwari rwaradutwaye nk'abasazi barakundanaga cyane, niko nanjye ubwanjye numvaga biteye ubwoba ku mpande zombi hagati yacu, kubera ko njye numvaga atari n'urukundo gusa, ahubwo numvaga ari kwakunda umuntu aba yaranasariye umuntu gusa atazi nimba ari urukundo, ari kumva ari umuntu wasariye burundu ukeneye kuba ari we ufite wenyine. Mufasha ari kumbeshya icyo gihe ubwo naberaga mesaje ze, yanze kumbwiza ukuri ndabibona mu modoka, nkajya nkomeza nkamubwira ibyo ambwira by'ibinyoma simbyemere, abeshya ambwira ibintu simbyemere, nanjye sinarekeraho. Nawe mbega imera nkaho none undi kumusunikiriza cyane nawe buri kintu akora. Mbega umukobwa nawe yamushyizeho igitutu cyane, nibyo gusa yemera avuga ati nakomeje kumusunikiriza kandi mbibona ko ambeshya wenda ariko sinarekeraho. Mbona izo mesaje neza nazibona n'amaso yanjye, abonye ko ahari ndi gukomeza kumuhangamira cyane bituma ambera umuntu mubi. Wumve uyu ni RIHANNA, byari bibi cyane pe, nibyo na n'icyo gihe cyose nkomeza gutekereza. Naramurebaga mu maso icyo gihe nkabona nta bugingo bumuri mu maso. Uwo munsi ari kunkubita, uwo munsi turwana nabonaga nta bugingo afite, yarankubise nkajya mbona ni nk'inyamaswa, nkabona nyine si umuntu tu, ni nk'umubiri uri aho gusa neza. Wabonaga we wanyawe narinzi yagiye, wagira ngo ni undi muntu uhari, ni umubiri gusa. Umuntu ari kunkubita wagira ngo ndi inzoka. Nta muntu wari uri muri Chris Brown uwo munsi ankubita. Njye naravuze ni wa muntu twari turi mu rukundo uri kunkubita gutyo. Gusa nanone nubwo yankubise gutyo, urukundo ntabwo ari ikintu bwacya mu gitondo cyakuvuyemo ngo kirangire. Wenda ngo kwe gukubise ngo nari kubyuka mu gitondo numva nta mwanzi wapi. Ntabwo ariko byagenze. Ntabwo yigeze yemera icyaha. Ikindi nanone ukabona ntabwo ashaka ko dutandukana, ariko naje kuvuga ati reka mfate umwanzuro ku bwanjye. Chris Brown ntabwo mwanga uyu munsi, ndamukunda, mwitaho, ndetse rwose banumva ko yanatera imbere mu buzima bwe, akagira kariyeri nziza mu muziki, akabaho ubuzima bwiza, akanakura. Aya ni amagambo yavuze kera icyo gihe RIHANNA muri iyo myaka neza nyikubitwa. Ndifuza ko twakura twese tugatera imbere kuko naramukunze cyane. Gusa nanone ni igisebo, narasebye cyane kuba umuntu nakunze mu buzima bwanjye, nakunze cyane, ngo ni rwo rukundo rukomeye RIHANNA yigeze agira, ngo kuba umuntu nakunze ari we wankoze ibintu nka biriya, banumva ari igisebo. Gute nakundanye n'umuntu nkuriya? Ndi umuntu nanone, ariko abantu abafana bacu ukuntu badufata bagashyira ku rwego rwo hejuru cyane, bakumva ko turi ibitangaza cyane, bikavuga ibyo bintu ukuntu baba bumva ko dukwiye kuba tumeze. Ibikomere noneho byanjye bimaze gukira ko byo ku mubiri Chris Brown yari yaranteye, ubu ushaka ko n'ibikomere byo mu mutwe n'imbere na bya bihe byiza wagiranye n'umuntu utabyibagirwa byo. Ibikomere ubyibagirwa ariko byo bihe byiza ntubyibagirwe. Nibwo navuze nti nubwo nari nasubiranye na Chris Brown, numva nakomeza nkanamukunda nubwo yari yarankubise. Nibwo natangiye kubona mesaje z'abafana babandi badufata nk'ibitangaza bavuga bati ese utanze uruhe rugero ki mu bana b'abakobwa bagufana? Nimba ukubitwa n'umusore ugasubira gukundana nawe, abana bagufana nabo b'abakobwa bagiye kujya bahohoterwa, bakubitwe, bagumane nabo bakubita. Ariho rimwe abo bana bazanicwa n'abakunzi babo kuko banze kubahunga hakiri kare, bagendeye ku rugero we wabahaye weho bemera nk'icyamamare, bemera bafatiraho icyitegererezo. Umukobwa icyo nakoze kuva icyo gihe
nibwo nyine nahise mbivamo ndavuga reka mbivemo bivuze ngo uyu mukobwa w'ikintu yabikoreye ni kugira ngo atange urugero rwiza kubera atandukanye na Chris Brown aho urugero rwiza abandi bana b'abakobwa kugira ngo nihagira umuntu bahohotera bakundana nabo bazafya pana kugumana rero kugira ngo batazanabicira mu mazu yabo ariko urumva ko ku mutima yari akimufiteho icyo nabikoreye ni ukugira ngo abo bana batazicwa kuko hari abana batonya hano hanze benshi gusa icyo gihe sinari mbizi icyo gihe ntago nari nagasobanukiwe uruhare rwanjye ngira ku bana b'abakobwa bamfatira icyitegererezo gusa uwo munsi nararumenye nibwo natandukanye na Chris Brown ntanga urugero rwiza ku bana b'abakobwa n'abagore bahohoterwa ariko atari uko mwanze umve nanone ariko mbere yuko dukomeza hari undi muntu ni umugore amwita Jaguar White we hano hari amajwi nanone dufite we yivugira ikintu nyamukuru ubundi Chris Brown yapfuye na Rihanna we none inkuru afite hano iratangaje nayibonye ndi kwikomereza umva amagambo tugaruye ko byari hano ubwo yarwanaga na Chris Brown babaza uwo mugore ni umugore w'umupaparazini n'umusani kuki ubundi abantu bakomeza kuvuga kuri ibyo bintu bari abana barwanye bose bakiri batonya Chris Brown na Rihanna icyo gihe bari bakiri batoya ati ikintu ubundi cyasembuye Chris Brown agakubita Rihanna nuko Rihanna yari yanduje Chris Brown indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina bayita uburagaza mu kinyarwanda n'uburagaza murayizi ni mu bwoko byenda kumera nk'imitezi n'ibiki ubwo iyo ndwara mwe murayizi kundusha ati Chris Brown yarakajwe nuko Rihanna yari yamwanduje iyo ndwara bita uburagaza niyo ya mbere yari ubwa mbere yarayirwaye umve abantu ntabwo babyumva ibyabaye iryo joro kandi impamvu ibyabaye iryo joro abantu iyo nkuru y'uburagaza Chris Brown iyo ndwara yandujwe na Rihanna impamvu abantu badakunze kubivuga mu binyamakuru ati nuko umuntu bita Jay-Z icyo gihe urabyibuka niwe wari manager nanone wa Rihanna niwe wamufashaga niwe wamwinjije mu muziki ati impamvu Rihanna iyo nkuru y'iyo ndwara bita uburagaza itigeze ivugwa cyane ko ariyo yatumye barwana yari yanduje Chris Brown ati nuko Jay-Z yamenyemo amafaranga menshi akanabyiruka akabacecekesha kugira ngo babyitirire ko ari urugomo rwo gufuha n'iki kindi atariko burya Chris Brown yari yandushwe uburagaza na Rihanna umve kugira ngo inkuru bayihindure Jay-Z yagiye abyirukamo cyane umve Rihanna afite imyaka 14 15 n'itandatu hafi aho yari yaratangiye kuryamana n'abantu bakoraga muri lebo ya Jay-Z umve Def Jam ni ibintu bigaragara ko iyo ndwara bita uburagaza Rihanna yari yarayikuye ku muntu basambanaga cyane cyangwa se baryamanaga cyane kurusha abandi muri iyo lebo ya Jay-Z ati kandi uwo muntu baryamanaga cyane kurusha abandi muri icyo gihe afite imyaka 16 nibwo yahuye na Jay-Z 17 ati uwo muntu nta wundi baryanaga ni Shani Carter Shani Carter ngo niwe wamwanduje iyo ndwara Shani Carter niwe Jay-Z amazina ye nyakuri nyine ubwo rero iyo ndwara rero Chris Brown yaje kwisanga yandura mu mibonano mpuzabitsina yitwa uburagaza ni indwara yari yarakuye ku muhanzikazi bakundanaga ari we Rihanna iyo ndwara umuhanzikazi nawe yarayihawe na Jay-Z indwara irazenguruka igaruka kuri Chris Brown ibyo nibyo byabaje Chris Brown ngo buryo uwo munsi Chris Brown yari arwaye iyo ndwara we yisanganye iyo ndwara bita uburagaza ngo nicyo yapfuye na Rihanna aho nanone ni ibindi bivugwa n'indi nkuru nanone ya kabiri ivugwa ku kintu cyatumye bari abantu barwana cyane ko amakuru yagiye anavugwa kenshi ko uwafashije Rihanna kuza mu muziki ndetse ngo agatangira no kumukoresha ibyamfura mbataruzi imyaka afite 16 ari we Jay-Z kuko byigeze bihubiswa kenshi ko ashobora kuba baranaryamanaga nibyo umugore menya ari gushingira atubwira ibyo bintu byarabaye umve iyo ni igice cy'inkuru batajya bababwira atariko niko kuri abantu benshi batekereza ko uwo ni Oprah ari kumwe na Rihanna abantu bajya bavuga ati ibintu Chris Brown yagukoreye nibi cyane ntabwo uzigira umubabarira Rihanna akavuga ati namubabariye byanwaye igihe kinini pe umve naramurakariye mari igihe kinini bigero nanjye ntangira kuba atari ku bundi amakosa yanjye kuba ntashobora kubabarira umuntu nakoze ibintu byinshi mubikira inzika ubuzima buba binyuma yo gukubitwa na Chris Brown kwambara imyenda ngo imbereye ntwike bitangira kujya binanira kandi wiyanganye no kwambara neza bikakunanira uwo ni Rihanna neza ya myitwarire yanjye kumwe nitwaraga imyitwarire yanjye iragendera hinduka ndakonja mba nk'agasake gakonje biranga byari bindemereye pe byari biremereye cyane none rero Chris Brown kugira ngo umubabarire
ibyo bintu nawe ubwawe wibabarire wongere nyine ubumuntu twike ugaruke mu kibuga ukora imiziki neza wabigenje gute nirebanga wakoresheje niri hano baramubazaga cyangwa ubwira ukuntu byagenze rero ikintu cyatumye mbasha kubabarira Chris Brown nuko nabanje nkagenda nkiyunga na papa wanjye nkongera nkabasha kubana na papa wanjye mu mahoro byatumye mbasha kumva papa wanjye bituma na Chris Brown inyuma nza kumubabarira byikuramo nyine ntongera umuntu muzima mve iri hano papa wanjye igihe tukiri bato yari yarakoronijwe n'ibiyobyabwenge atatwitaho njye na mama yaratandukanye na mama yakoreraga ibintu bibi mama wawe papa wawe yego yankira umwana papa yitwaraga nabi kuri mama akamukubita akamugirira nabi wumva ikintu cyatumye iri hano ngabarira Chris Brown ndetse byaje no kuba ngombwa ko famiye yacu itandukana papa jyukwe na mama jyukwe ndabyibuka najyaga mbitekereza nyere moto katubwira nibwo none naje kwicara ndatekereza ndavuga ni kuba Chris Brown nkoze ibintu nk'ibi na papa wanjye nkibuka ko yajyaga bikora mama wanjye ngomba gusubiraho nkabanza nkiyunga na papa wanjye tukanaganira kurushaho none ibyo bishobora kuba byamfasha gusobanukirwa na Chris Brown ukuntu ameze cyase n'impamvu yankoze biriya nuko ngo yagiye abigereranya bituma abababarira bombi nyuma yo kubanza akajya kwiyunga na se mve binopra kubera ko ariko ibyo uvuga nibyo n'ubundi ngo buriya umubano wa papa n'umukobwa we nkeka ko umwana wese w'umukobwa yiga kuba yakundwa n'umugabo mu buzima bwe bihereye ku rukundo yabonye kuri papa we ngo umuntu wa mbere ukunda umukobwa urukundo ruba hagati y'umukobwa n'umugabo ruhera kuri papa n'umwana akiri muto umukobwa we bivuze ngo ibyakuwe 2009 ukubitwa na Chris Brown ubwo yagukubitaga agatukwa agafungwa wabashije kuba wamubabarira neza neza ukabyikuramo bitewe nuko nanone papa we mwabanje kwiyunga nawe kamubabarira ibyaha yakoze nyine mukongera mukaba inshuti yego nicyo kintu cyabikoze icyo nabwira abantu nuko nubundi ikosa nk'iryo ryakubayeho cyase warikorewe ntago ari byiza nubundi gukomeza guheranwa n'agahinda cyase gukomeza guheranwa n'umujinya ukumva umuntu ufite umujinya n'inzika bituma nawe udatera imbere biba byiza ngo iyo wibabariye ukamubabarira ukumva kumwifuriza ibyiza mu mutima wawe nibwo wongera kubaho neza uwo niri hano atubwira ubwo nundi wese waba warahohotewe cyangwa yarakubiswe nuko byari byifashe uwo munsi mbibutsa gukora subscribe like na share reka nze tujye ku ijambo ry'Imana mu kanya